subwo wapfa n'umuntu avance kubera iki mwapfa avance murakunda ngomba kumuha avance yarambabaje ariko akambivuge umva reka mbivuge hahire rimwe hari irindi zina yitwa nde Muniru Muniru ndamwanga Yes, ndabashimiye nongeye kubekaze kuri kamera za Yawe TV. Amazina yanjye nitwa Emi Nyawe 2020. Uranyarukira kuri Instagram yanjye urasanga ariyo mazina ubundi unfollowing. Sa niba nyikundira nanjye I love. Niba utankunda nanjye I hate. Yes, niyo gahunda. Yes, ndagushimira wowe udukurikirana umunsi ku munsi ndetse n'isi. Reka ngushimira uri mu bihugu bigiye bitandukanye. Uri muri Amerika, uri Australia, uri Canada, uri mu Bubiligi, ahantu hose agiye hatandukanye. Ndagushimiye kandi ngo hayikaze. Murambashimira kuri comment zanyu mugenda mushyira ku biganiro byacu. Murabizi ko mushyigikira kandi ndabibashimira. Nkanabibakundira. Yes, wallahi my people. Yo. akwemi warasaze Nago nasaze ndikureba ari rata ko ngiye ndikurebera muri kamera nkavuga ati cyakoze shabe imbabara bintera isoni nkavuga ati cyakoze nkareba umukobwa hariya itaka hagaze nkahita nibaza inyuma y'itako hari iki Yes, kuri kamera za Yawe TV ndi kumwe n'umwana w'igisenyi yamanutse igisenyi yavuye ku gisenyi arenga Musanze aramanuka aravuga ati ngewe niyiziye i Kigali niho nabonye hameze neza. Reka ngo ikaze kuri kamera za Yawe TV. akoze cyane Umeze neza umwana w'igisenyi? Yego meze neza nkuko ubibona. Ariko nawe witeye tatuwaje mu kanwa? Tatuwaje? Tatuwaje iki? Nyine kugira ngo mu kanwa hase nk'aba abantu bahana i Kigali. No, I'm natural. Gira gutya turebe. Ako usigaye wisetsa nka Yago. Oya, nago nisetsa nka Yago kubera ko yareka se kandi ibyo bintu utangiye kuzana nibiki. Yes, uhagaze ngenda hera kuri gourmet ubundi sobanuye iki mwana? Gourmet? Tubona kugira ngo usobanuye iki? Nacyo ni nk'amaherena, ni nk'igikomo. Ya. Musigaye muzambara abakobwa nka twatuntu twanditseho ngo sinigurisha. Ebyo nabyo. Nabyuzi. Sinigurisha nago gize uyambara. Oya ariko nyine gourmet. No ntago nyizi oh no hari ibintu byigeze kuza bakajya bambara udukomo mu ntoki. Sinzi niba byararwanya ntago mbyibuka neza ariko nzi ko hari ikintu byararwanyaga. Nago mbyibuka neza ariko gourmet nago isobanuye ibyo byo kwigurisha cyangwa iki. So nyine ni nkuko wambara impeta utari marié, ni nkuko wambara isaha, ni nkuko wambara igikomo bisanzwe. Ese nka buri uramutse ugiye nko kwigurisha ukavuga ati ngiye bangure wumva buhagaze agaciro k'amafaranga sha nago abona amafaranga nguze Emi ibyo nago ari byiza urando kugurishwa. Oya ariko navuze uramutse ndamutse ntago byashoboka ko ngurishwa. Warabona ahantu bacuruza abantu hari abigurisha mu bigurisha nago ndimo. Uramutse ugiye kwigurisha aba wumva byo. Ako se ndarambuka agiye kwigurisha nakubwiye ko ntigurisha bite byawe. Urigurisha sha ibimbabare ntago nigurisha. Nubwo ameri cyane n'umukobwa wigurisha. Ntago nigurisha kintu. Yes, ndagira ngo wibwire abantu amazina witwa nde ubundi twikomereze. Amazina yanjye bwite nitwa Umutonose Divine. Ariko abantu benshi banzi ku izina rya Milka. Cyakoze ariko sha ngewe rero ubu utwicaranye ha Milka rero ndi kwitegereza uburyo uhagaze. So ndahagaze mi cyangwa ndicaye? Nyine ndavuga uburyo uhagaze. Buryo iyo bavuze ngo uburyo umuntu ahagaze ni iki se? Uburyo uteye none wagera mu gatuza. Ni yanzu bita City Tower. Mu gatuza bafuramye nka convention se. Sha Emi ndakwinginze mbabari. Yes, Milka mu rugo ni he kugira ngo none n'abantu tuganire bazi Milka wari we bimeze bite?
mu rugo ni Gisenyi niho navukiye ni naho nakuriye so ariko nza gukomereza amashuri yanjye mu mujyi wa Kigali bimwe navuze utabivuga sirinjije nuko uri umwana wo ku Gisenyi ubundi bivuze ko ubu uri impunzi ntabwo ndi impunzi Emi yahunze Ikirunga ntabwo ndi impunzi kubera ko naje before y'Ikirunga tukiri aho abakobwa b'Igisenyi n'abakobwa b'i Kigali mutandukaniye hehe subwo navuga ngo dutandukaniye nyine urumva umukobwa wakuriye i Kigali harimo difference nini cyane urumva Gisenyi ngana gutya urumva so ubaho ubuzima butandukanye n'ubw'umwana w'i Kigali yego abana b'i Kigali agira 18 ans azi byinshi kurenza umuntu ufite 20 ans w'Igisenyi sibyo so ariko urebye nanone ntabwo bari byinshi ariko ntabwo navuga ngo uyu umuntu ageze i Kigali biba bivuze ko asirimutse ariko nyine ubuzima bw'umwana w'i Kigali n'uw'Igisenyi biratandukanye kuvuze ngo umwana w'umukobwa w'i Kigali ntabwo nkizaho umukobwa ntacyo umwana w'i Kigali ubwo nyine uwo ushatse kuvuga twamwumvishe n'umwana w'umuhungu nta kibazo umukobwa wo ku Gisenyi navuze umukobwa atandukaniye n'umukobwa w'i Kigali cyangwa ni igice cy'abanyagisenyi abakobwa b'Igisenyi murusha ab'i Kigali subwo ngiye rero ntabwo namenya ngo ndakubwira ngo uw'Igisenyi arusha uw'i Kigali iki buri muntu afite life yiwe ndakeka ntazi ukuntu nabikompara kubera ko ntabwo ndi uw'i Kigali ndi uw'Igisenyi ariko ubuzima bwanjye ninjye ubwimenyera ntabwo navuga ngo kubera ko ngiye kureba ubw'uw'i Kigali naba ninjiye muri byinshi so rero kereka unyicaje n'umukobwa w'i Kigali nkamubwira ubuzima bwanjye akambwira ubwe nibwo nabimenya ariko ubu ushobora kuba ukina nyinshi ku rusizi w'umwana w'i Kigali inkina nyinshi gukina nyinshi no kuvuga nyine uba wibitseho utuntu nyine ukaba gukina nyinshi sibwo ntabwo byumva wowe nyine wowe ukaba ukina filime se diru za danje kurusha iz'umwana w'i Kigali nta diru Emi ndi umunyeshuri kandi ndakeye kubizi kandi abanyeshuri nimwe mukina diru zimwe zirenze ahubwo si izo diru urazidukinisha Emi gabanya ibyo bintu yes rero ndi kumwe na Mirika ni umukobwa wo ku Gisenyi namwe murabubona aravuze ati njyewe nizeye kwigira hano i Kigali kuko n'ubundi hari abantu benshi bagiye batandukanye bakwinisha niba baririmbye ngo umusaza ni umujene bibera hano i Kigali nta wigeze aririmbaga agasore ngo ka hano oya yiririmbiye ngo umusaza ni umujene aravuga ati reka njye Gisenyi nyishabuke nizire kwigira hano i Kigali Mirika reka tuganire ku kintu kijyanye n'abajama ubona muri no minsi ku kintu kijyanye n'urukundo ku bajama gihagaze gute n'ababebe nta rukundo rukiba mu bantu urukundo rwarakamye rwarakamye urukundo rwari urwa kera byagenze ute no nuko nsigaye mbona nta amadivorce hano hanze ari guca ibintu iki gusa nyine nuko abo umwe agatukisha bose ariko ntabwo bivuze ko urukundo hari abatarugira yarubaho gusa akenshi rw'iki gihe n'urwo kubeshya wari wababara mu rukundo ntabwo ndababara biri too much ariko still ndababara urababara gute wenda ndagira ngo umeho akantu k'agace warababaye byagenze gute ntabwo bivuze ko nababaye ariko rimwe na rimwe ku muntu mukundana hari igihe hazamo utuntu tw'intonganya ugasanga bibaye birebire murashwanye ejo mugasubirana mugashwana ako umuntu mutarabana ni gute yagutesha umutwe Emi uri mbaya kuki zatagutesha umutwe rego umukunda iyo ukunda umuntu nagumva ko ari kugutesha umutwe wumva ko nyine donc hari igihe ukunda okay inkundo ziratandukanye yego uko mbayeho ubuzima bwanjye n'uwo dukundana ntabwo ariko undi nawe abayeho ubuzima bwe n'uwo bakundana
so rero mba numva ngiye kubera mbanze ibyanjye nshobora kutamenya uko wowe ubanye n'uwo mukundana kiri kumbaje ngo ubuzima bw'uwo mukundana nawe bimeze gute wambwiye ko wababaye cyangwa ubabaraho gatoya no biraba si wowe ubitera ugasanga sheri warakubwira ati nyamara wowe Mirika urabona dore gahunda nkeneye k'umubiri mfite umubiri nawe ufite undi mubiri sibyo nkeneye ko duhura tukishima akagusaba avance ukaba wayimwima mukaba mwashwana subwo wapfa n'umuntu avance kubera iki mwapfa avance murakunda ugomba kumuha avance no ibyo ntabwo ari byo naringa mbere ariko avance ibyo bintu sinzi ukuntu nabivuga gusa nyine akenshi ku muntu mukundana hari igihe biba ngombwa ko mubikora wari wabikora na sheri wawe vie prive irakenewe please nyine irakenewe sheri wawe wari wagerageza ngo mubwire ati ngewe no nkuhe ku gakoroboyi akaba ari njye umusaba se ngo ngwino nkuhe oya wakagusaba kavuga ati sheri kuko ansabye kubera iki se twese twabishakiye rimwe Emi ufite ibyo wumva vuba iyo yavibe nawe biravibura Emi reka Emi ndakwiyamye mbabarira rwose okay reka nkubwire sibyo ukundana n'umuntu iyo biba byiza iyo mwizeranye yego nta ukeka undi ariko urumva iyo mwizeranye ntawe ukeka undi mubaho ubuzima ku buryo atagira ikibazo cyo kujya kwifuza undi mukobwa kandi agufite kubera icyo avance ari ngombwa nase ubwo Emi nk'ubu ngubu koko uje ukanireta tukabanza gutegereza ku bana ngo igihe tuzabanira nibwo nzaguha avance ijoro rya mbere ry'ubukwe wajya kure gusanga ndi mu Kagatare urumva nawe najya kure ngasanga nakanifu ugasanga do nta na santimetero urumva usibye ko do ibyo karagaciyemo ariko bibaho hari igihe akenshi divorce z'iki gihe ari igihe umuntu ari abantu bihereza ibyo bintu okay ni na byiza ariko nanone ni bibi kujya kubana n'umuntu utazi ngo tuzabana gute ameze ute ashoboye iki mba numva atari byiza ndumva ngewe avance nta kintu itwaye kuvuga ngo avance nta kintu itwaye ntibishobora kuba byakuviramo ikintu kijyanye wenda no kuba umusore mukundana yahita kwanga kubera ko deja arangije kumbona kuri kamera hoya kukubona mu buriri kubona wambaye ubusa cyangwa se kuba mwabikoze bigatuma yabikwangira urumva ubwo ntabwo yaba nkunda noneho ubwo ngubwo ibyo ngibyo uvuze bishatse gusobanura ko n'umugabo yabaye mariye n'umugore we bagera mu cyumba akamureba ubusa urumva bivuze ko nawe yamusiga wowe nicyo urimo gushaka kuvuga ariko ku bantu bakundana mba numva usibye ko biraba cyane biraba ntago mbishyigikiye ariko kenshi biraba cyane ntago bivuze ko mbishyigikiye ariko 80 ahubwo 80 ni make 90% biraba wowe nimba ufite umukunzi wawe uramufite akoseme ibyo ngibyo bije gute ufite umukunzi of course ndamufite wowe avance warayimuhaye mbabarira ndakwiye narayimuhaye se kubera iki nkubwiye ngo narayimuhaye shaka gutangira kumbaza ibindi bibazo bitari ngombwa oya njye nyemerera yego cyangwa hoya tureta tunabivaho sheri wawe wamuhaye avance nawe wamuhaye mbabarira njyewe ndishakira aka ni aka kamwe ako nta nubwo ari n'ibya danjemani narayimuhaye warayimuhaye
ni correct ni correct nyine Emi uziko utuma abantu bavuga uburaya naburaye turi kwiganirira mu gice cy'urukundo yes reka twinjire mu gice cyawe uri umukinnyi wa filimi ukina filimi nyarwanda muri sinema yitwa Trauma ni Trauma muri filimi murangiza gukina filimi cyangwa muri gukina filimi ni igiki cyagushimishije d'abord cyanshimishije ako ndakivuze wumvishe nakije d'abord igifaransa sigaye wasoma sha icyanshimishije niko projet nari ndimo yari irangiye kandi irangiye nta gikuba cyacitse meze neza ndanje ndavuga ati rero ubwo iyi projet irangiye reka ntegereze ko igira ite ijye hanze noneho ndi feedback icyakubabaje cyambabaje shayime ni byinshi byambabaje ariko muri ibyo byinshi hari kimwe byarambabaje ariko reka mbivuge umva reka mbivuge hahire rimwe n'ubundi nta myaka ijana wamungane urumva Emi buretse nsome ku kantu kwanjye ndaje nkubwire urumva Emi uzi ikintu cyambabaje ikintu cyambabaje n'ubu ngubu kiracyana usibye ko ntabwo byaba bikinambabaje kubera ko icyo nifuzaga ko kirangira cyararangiye nababajwe n'umukino twakinanye reka nze bimubwire kuri kamera wowe Muniru hari irindi zina yitwa nde Muniru Emi Muniru ndamwanga urumva ndamwanga yarambabaje antuka ku mubyeyi wanjye ntazigera nibagirwa n'umunsi wa rimwe Muniru ndakwanga yagututse ngo iki yaranutse sha yagututse ngo iki igitutse yanutse Emi ngo kumamako Emi byaranambabaje ariko byarambabaje yarakubwiye ngo kumama yako none ashaka umuginga agiye kumbwira ambwira ngo yandangiza mu cyunama sha ngo yandangiza namubwira sha yarakubwiye ngo kumama yako kuma ya mama yako bivuze iki mu kinyarwanda mbabarira jya kuri Google umva ibintu yanutse shayime byarambabaje n'ubu ngubu umva keka nagenda imbere ya kamera kavuga ati njyewe mu ruhame nsabye milk imbabazi nzazimuha ariko igihe ataransaba imbabazi still naho yanyina nkasanga yaguye nakongeraho ibuye nkarigereka ngo kumama yako sha muraseka kandi byarambabaje akubwira ati umuntu akagutuka kuri mama wawe byarambabaje Emi byarambabaje n'ubwo biracyanambabaza ariko reka ngutume nushaka uzajya kumushaka umuhereze interview ngiye ma nimero ye muhamagare gutya turi mu kiganiro sha Emi reka nkubwire ngewe muhamagare yarayikubwiye ati ngo kumama yako sha kumama yako sha Emi byarambabaje nyine ariko ntabwo nzamubabarira ataransaba imbabazi kubera umusitari nagumana ubusitari bwe ariko ntago wanuka gutyo ngo bigenderaho still azabanza nsaba imbabazi nibwo igikomere cyanjye kizashira byagenze gute bwaragututse ngo kumama yako bigenze ute sha Emi ni birebire uzagaruke muri part 2 Muniru dore ndamuhamagaye sinzi nimba ari buyifate ayifate cyangwa rorere dore ndamuhamagaye dore ngiye yes Muniru salama wanje amazina banyita Emi kuri yawe TV Emi bimeze bite sawa tumaze Muni umbabarire ntago narimbi kubwende mu kiganiro ndi live uri live ndi live mu kiganiro kujyanya ahantu hatari nacyo ni ibibazo bibiri ngiye kukubaza
hari umukobwa wamamagaye arambwira ati ndifuza ko dukorana ikiganiro ati hari umuntu narakariye kandi yarambabaje. Ni umukobwa witwa Mirika. Mirika ndamuzi. Uramuzi mwakinanaga muri filimi nibe ndamuzi ni inshuti yanjye ndamuzi. Ni inshuti yawe ariko waramubabaje sinzi nimba wari ubizi ngo waramubwiye ngo iki kintu ndakivuga ngo ni ku mama yako. Aze ubu ko mudashaka kuneza bisi kweli jewe icyo gitutsi n'ubwa mbere nyumvise. Tora tukumwana kweli umwana nabyara gutyo. Nago nakorewe. Sasa kuko ndi mu kiganiro nawe turi kumwe reka muguhe wenda muvugane nimba aranamubabaje. Ndibaza impamvu Mirika aje kumbwira ikibazo cye ku murongo live imbere y'abantu isi yose aho kugira ngo niba yarafite ikibazo yifuza kugira ngo tugikemure bya suppose ko duhura baganira niba hari aho namubabaje nkamwisikizaho nk'umuntu maybe byashoboka ariko ibyo bintu simbizi. Bakujewe ndi umuntu nshobora gukosa even uko nawe ashobora gukosa nk'uko nzi ko hari akantu yankosereje ariko njyewe nk'umuntu mukuru ntabwo aho umwanya aje akanambwira ngo na umusaza wanjye hano hantu habayeho aka mistake reka tugakemure habeho reconciliation. Urabizi nta mpamvu yo kwifunga kandi nobody perfect, you know. Everyone can make a mistake, sibyo? Twese turakosa dushobora gukosa ariko gukosa kuba wafata umuntu ukamushyira kuri media habayeho niba iyo mistake yaba yarabayeho ntabwo ari yo solution y'igisubizo. nta nubwo ari nabyo cyatuma habaho reconciliation. Muni ahubwo wenda inama namugira Mirika niba yumva ko hari aho namubabaje afite contact zanjye urumva dufite igihango duhuriye muri filime dufite igihango duhuriye. Muni wenda reka twese turi mu ruganda rumwe reka nkwisabira akantu wenda tuzicare turi batatu na Mirika kuko wenda bivuze gutya byaramubabaje kandi wenda nimba utarunanabizi ariko ngo ntabwo ibyo bintu mbizi ndiko hari akantu k'agatose twagiranye ariko njyewe ntabwo I can't do that. Ndaza kuguhamagara na wenda mwicaza wenda tube twahura turebe ko ibintu byanarangira. Urakoze cyane. Sawa. Miri wamwumvishe ngo nta nibyaze. Urumva yakubwira ko abizi. Miri byibura mbahuje byakunda. Wowe nawe mukicara nk'uko wari ubivuze akagusaba imbabazi gutya kuri kamera. Keretse wagiye mukaganira nawe akabikwemerera ko agiye kunsaba imbabazi ariko nago nabyemera ko duhura ataransaba imbabazi. Byabanze njye akanyihamagara kuri telefone akambwira ati ngusabye imbabazi kuba ari igihe umuntu atuka umuntu akamukomeretsa atabizi sibyo. Okay, maybe wa munganiwe nta muntu uri perfect ariko hari igihe umuntu agukorera ikosa urumva ariko amakosa ararutanwa arakubwira ati emi wagishucu sibyo. Nubundi ndicyo ntago mbizi ni buri cyo urumva ariko nshobora kuza kukubwira ati emi ko mama yako yapana ko mama yako ntago icyo gituzi nagikora kubera ko hari ikintu cy'agaciro nshuti yanjye umubyeyi n'uw'agaciro ngiye umuntu wantuka kuri mama wanjye kereka ushaka kunkora mu bwonko wantuka kuri mama wanjye emi nshobora kuza kukubwira ngo uhengamye akaguru urumva maybe ako kaguru ufite impamvu yatumye gahengama urumva kandi nkabivuga n'umujinya mwinshi ntabwo rwahemise ruhengamye akaguru urumva bikakubabaza kurenza uko naza nkakubwira ngo uri igicucu sibyo. Maybe bafite impamvu ako kaguru kahengamye ya mpamvu ni ikubabaza urumva umuntu kugufata akagutuka ku mubyeyi ntazi ubuzima ubayemo ntazi umubyeyi wawe ngo bimeze bite akaza agatangira ngo
umubyeyi n'uw'agaciro n'abantu batabizi njye uriya mujama yarambabaje ndamufite ariko n'uw'ingenzi ku buzima bwanjye kurenza buri kintu cyose kibaho mu buzima bwanjye so niyo mpamvu gutuka mama wanjye birambabaza cyane aho kugira utuke mama wanjye waza ukantu ukambwira ati shamirwa uri mubi uri ikigori ukanduka buri kimwe cyose wifuza ariko mu kibazo cyanjye nawe twagiranye ntugashyiremo mama wanjye kubona so dakari je ntabwo nitwa Muniru banyitayemo inyabo biba bimbabaje n'izina byarambabaje n'ubu ngubu nta nubwo biteze kuva mu mutwe wanjye byarambabaje kuki utamubwiye ko uwo munsi abigutuka byagenze gute mwigeze muserera yarabigutse urumva hari igihe umuntu agutuka ukabona biri buvemo nawe gukora iki kuvuga nabi beta wagenda akugwa nawe wamuhaye bene wabo ntago ngiye reka nkubwize ukuri ukuntu byagenze yaranutse ngo kuma mama yako ngo nagufata ngo nkakurangiza ribi kagera nagize ute nakurangije yenda mubwira ati n'abapfuye muri 94 bari abantu niba wumva ko nanjye wandangiza ngo ugira ute ndangiza nta kibazo cyangwa nkuhamagare ribu noneho wowe uba uri kundangiza basange wagize ute wandangije uko byagenze ariko nyine hari icyo byari biturutseho naho byageze kugeza ubwo umuntu muba mukinana urumva niba twarakinaga ari brother wanjye kugeza ubwo umuntu muba mukinana aho akubonye akubona like terrorist ukagira ngo uri nk'umwicanyi uri iki yakubona agahita yibyimbye agahita agenda muri projet imwe industry imwe ubuse wagenda ugakundisha abanyarwanda ukababwira ati biki n'ibiki mujya mukunda sinema nawe wigezemo utigisha n'abarimo wapi ako wenda sinzi impamvu byarakurakaje ariko nkibaza ngo kugira ngo umuntu akubwire ngo ku mama yako nakwica bikagenda gutya byari biturutse kuki byagenze gute Emi nshobora kubivuga ukavuga ngo nukubeshya bizakuzindura ugaruke ni ukuvuga ngo wanze kubivuga urambwira ati bizanzindure uranyemerera uyu munsi aka kanya nzahamagare Muniru duhure agusaba imbabazi nk'uko wabyifuje uzabyemera njye ansabye imbabazi nabyemera ntago nakwanga guha umuntu imbabazi ariko atarazinsaba ndacyababaye n'ubu ngubu mba numva ko hari umuntu wamemukiye reka iyi interview nyirangiriza aha kuko ngiye mu bindi naba ngiye kurengera cyangwa nkaza mu bindi kandi bigaragara ko yarakubabaje kandi nawe ku mutima byagukozeho ariko nawe akavuga ati ntago mbizi ngiye kurwana intambara yo gushaka Muniru nawe uzanyemerere ninguhamagara uzanyitabe kandi naho nzabahuriza uzahaza urabyemera nta kibazo utubazo twa nyuma hari iwanyu ku mucanga uratangiye ibintu wagiye uhabona abanyakigali bazaga ari ku Gisenyi bakakora hari iwanyu ku mucanga nabo muri Kongo byagutunguraga n'ibiki bazaga bakakorera ikintu kimwe cyantunguraga ukavuga ati cyakoze abantu cyakoze ikize baratwika uya ariko abakongomani barisanzura kwa ashobora kuza hari akagenda yiyambariye ubusana n'ikibazo afite yes nagira ngo dusoze gutyo utakirakaye Imana iguha umugisha iyi ni EP1 kuri interview ya Amerika Avance Muniru naho ubutaha reka nyirangiriza dutegereze indi episode ya 2 Imana ibaha umugisha murakoze cyane